HPG ubufasha buri hafi kuri Discord. Nitwa Alphonse, nkora muri iki kigo cya HPG. HPG ni amagambo ahinnye y'icyongereza, amagambo yarambuye ni Health People Group. Ikigo Health People Group ikigo cyashingiye ku gitekerezo cy'abantu barenze umwe. Ubwo iyo umuntu avuze abantu barenze umwe aba ari group, igishyiraho hagamijwe kugira ngo hafashwe abaturarwanda ndetse n'abagana u Rwanda kugira ngo babashe kubona serivisi zo kwivuza mu buryo bworoshye kandi budahenze mu mavuriro atandukanye yo mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ayo mavuriro twarebye amavuriro twavuga ko yubatse izina mu ruhando rw'ubuvuzi, ariko nimvuga kubaka izina ntimwumve ko ari izina ibuzina koko, ahubwo ibikorwa bifatika mu buvuzi cyangwa se amavuriro afite ireme mu agira ireme ry'ubuvuzi. Tukaba rero kandi turi muri monde ya competition n'ayandi ma companies cyangwa se ayandi ma kompanyi akora cyangwa se atanga serivisi nk'izo dutanga. Nibyo koko ngira ngo waje ahangaha ayo makuru yafite cyangwa se uyazi, kuko kumbaza icyo kibazo ukimbajije n'ubundi nanjye mbireba, kuko iyo ndeba muri data mfite ahangaha imbere bigaragaza ko byibura kuva leta y'u Rwanda yareka business zimwe na zimwe zigakora nyuma hagati muri iki cyorezo cya coronavirus 19, bigaragara ko abakiriya bacu bavuye kuri 600 bakagera ku 1,100, kuko ejo ndimo ndeba muri system ahangaha data nari mfite bageraga mu 1,800 aho ngaho. Nibyo koko umuvuduko w'abakiriya biyongera ni mwinshi, ngo waje ubizi koko. Warumbajije rero ngo ni ihe tekinike cyangwa indi strategy dukoresha kugira ngo tujye dukompete n'abandi dutanga serivisi zimwe. Icyambere, iyo winjira muri business, this is a business. Iyo winjira muri business, you come up with good decisions by inserting some innovations cyangwa se mu Kinyarwanda udushya nitwo twazanye twatumye tubasha kugira competition n'ayandi ma kompanyi dutanga serivisi zimwe. Iyo utanga serivisi nyuma ukongeraho ikindi kintu gishimisha umukiriya, icyo gituma umukiriya aza. Muri ibyo rero nafataho urugero, niba urimo kureba neza, ubundi iyi ni tarifu y'ibiciro byacu ku muryango cyangwa se ku muntu ku giti cye. Nureba hano urabona akantu kanditseho nutrition cyangwa nutrition. Nta kigo na kimwe gitanga serivisi nk'izo dutanga ushobora kubona yinjira muri zino serivisi za nutrition. Nutrition ni iki? Hari ibigo cyangwa se amavuriro atanga serivisi z'inyunganiramirire cyangwa se byo bita mu ndimi z'amahanga food supplements. Twebwe twemera ko umuntu ufite ubwishingizi bwacu yemera kujya kugura food supplements muri ayo mavuriro cyangwa se ayo maguriro, ari nabyo bifasha abakiriya cyangwa se abantu benshi mu buryo bwo kugabanya ibiro, gukurikiza amarejime bandikiwe na muganga. Nta bindi bigo rero bitanga serivisi nk'izacu bishobora kuba byakwemera ko ibyo bintu bibaho. Impamvu twebwe rero twemera ko bibaho ni amasezerano tugirana n'ibyo bigo cyangwa n'ayo mavuriro atanga izo serivisi, bishobora gutuma tutajya mu gihombo cyangwa se ngo bigaragare ko ikigo cyacu cyasubiye hasi, ahubwo kigakomeza kikajya imbere. Icyo ni kimwe. Ikindi, abantu batajya bakunda gukurikira bakora bamara gucuruza bakumva ko bacuruze, dukora icyo bita after sale service. After sale service
ni ijambo rikomeye abantu batajya baha agaciro muri business, ariko iyo umuntu umugurishije ikintu cyangwa se abaye umukiriya wawe irifo gukurikira ngo umenye ngo ibyo namuhaye bimugiraho impact nziza nkuko nazimwemereye, nizihe challenge zahura nazo muri service twamwemereye. Icyo gihe iyo umukiriya umuhamagaye cyangwa ukamusanga hari ukamubaza uko bimeze, tayari akurangira n'abandi bigakomeza uko nguko. Iyo ni point to. Hanyuma izindi point zikurikiraho, iyo umukiriya wacu ngira ngo ni hafi ya bose bayo ufite ubwishingizi bwacu, ufite imodoka, wemererwa ku hari amasitasiyo ya essence tukubwira arenze imwe, ugenda ukafataho amavuta bakakugabanyiriza igiceri cya 20 kuri litiro. Niba ntibeshye bishobora kuba byarabaye rimwe, ariko nta gihe rura ishobora kuba yazamura ibiciro bya essence ngirenze igiceri cya 20. Urumva ni akantu kadasanzwe twakoze gatuma twongera sales cyangwa se twongera abakiriya kurusha abandi bantu. Ibyo bintu nabyo ntago, iyo turufu ntago twayirishije ahantu hamwe, kuko mu maguriro, supermarkets, mu bigo by'amashuri ibyo nabyo birakora, bigira tarifu yabo. Iyo ugiye kuhahira mu maguriro dufitanye nayo amasezerano, bagira ibiciro bagenderaho iyo ufite ubwishingizi bwacu. Icyanyuma na nyuma nasorezaho kubigendanye n'uburyo twebwe turimo kugira abakiriya benshi ugereranyije n'abandi bose, nta kigo gishobora kuba cyakwemera ko cyaha umuntu assurance afite indwara ziri chronique. Kandi nkuko natangiye mbikubwira, iki kigo cyashyizweho kugira ngo gifashe abanyarwanda, abagana u Rwanda ndetse no hanze yarwo, kubafasha muri service zo kubona uburyo bivuza bibahendukiye kandi tutitaye ku burwayi barwaye. Niyo mpamvu twatagetinza hanini abantu bafite indwara ziri chronique. Iyo ufite indwara iri chronique ushaka science yacu kugira ngo tukuvure, uraza ukatubwira ubwo burwayi bwawe. Dufite docteur ubihemberwa hano, nibyo ashinzwe, araza akakuganiriza, akakubaza uburwayi igihe bwatangiriye n'ikigero bugezeho, hanyuma tukaganira nawe uburyo dushobora kuba twagufasha ukabwivuza. Shaka kubwira ati turagufasha muri ubu buryo, mukabuganiraho bigakunda, ariko nta muntu wari waza ahangaha ngo tumusubize inyuma kubera ko afite uburwayi buri chronique. So izo rero ni strategy zimwe na zimwe twakoresheje kugira ngo tubone umubare mwinshi w'abatugana ugereranyije n'ibindi bigo byatangiye mu myaka ya kera, kandi twebwe dutangiye vari kukabona turimo kugenda tuzamuka tubarusha umubare w'abakiriya. Murakoze cyane.